Ubuyobozi bwa Sipiro bwatangaje yuko KBS za Sipiro zigiye kuza mu muhanda zikazajya zitwara abantu n'ibintu mu buryo bwa rusange. Ese izi KBS za Sipiro zifite umutekano wuzuye? Ese izi KBS za Sipiro zifite feri? Ni nyuma yuko moto za Sipiro ziciye agahigo ku isoko ry'umurimo. Moto ikoze impanuka ni moto ya Sipiro. Moto iguye hasi ni moto ya Sipiro. Moto ibuze feri ni moto ya Sipiro. Ni nyuma yuko Sipiro zanditse izina ritari ryiza cyane mu gukora impanuka. Ariko ubuyobozi bwa Sipiro buvuga yuko izi moto za Sipiro zakorewe ubushakashatsi basanga izi moto rwose zifite feri, ahubwo abazitwara nicyo kibazo. Aho ubuyobozi bwa Sipiro bwavuze ko uzajya ugura ikinyabiziga muri Sipiro cyangwa muri kampanyi Sipiro bazajya bigisha umushoferi ukuntu agomba kugitwara kugira ngo yirinde impanuka zikunze kubera mu mihanda. Umuyobozi wa Sipiro avuga yuko izi moto za Sipiro ari nziza cyane, ahubwo buri munyarwanda wese akwiye kuyigendaho kubera ko iyi moto ifite umutekano usesuye, iyi moto ifite umwanya munini wakwicaraho ukisanzura. Iyi moto ya Sipiro rero ni nziza cyane kandi yakorewe abanyarwanda. Ibijyanye na feri yabivuzeho, ivuga yuko abashoferi birara ntibashyiremo amavuta ya feri ndetse ntibagenzure ikinyabiziga cyabo ko kimeze neza, ugasanga bagiye mu muhanda batakigenzuye, bafata feri bikanga, ugasanga impanuka irabaye. Bivuze ngo ikibazo ni icy'abashoferi, ntago ikibazo ari icy'uruganda Sipiro. Sipiro itangaza yuko izi KBS bagiye kuzasohora zakozwe mbere. Izi KBS zakozwe mbere, imoto zikorwa nyuma. Rero izi KBS ntago bazisohoye kubera ko imodoka ntago zijya zipfa gusohoka gutyo, barabanza bakazikorera isuzuma rusange, bakabanza bakamenya nimba izi modoka ari nzima, bakanza bakamenya ko izi modoka nizijya mu muhanda ntacyo zizangiza, bakabanza bakamenya utuntu n'utundi, feri irakora, ese vitesi zijyamo neza, ese garage ryayikoze neza. Imodoka bakabanza bakayishyira ku mashini, imodoka bakabona kuyisohora bamaze kubona yuko yujuje ibisabwa. Gusa ibingibi bimaze iminsi bivugwa ku nkoranyambaga yuko izi KBS zigiye kuzasohoka. Ese ubundi ni ukuri izi KBS za Sipiro koko zizasohoka? Ni itangazo ritugezeho none ahangaha. Iri tangazo ndashaka kuribabwira mwese mukaryumva. Nk'abaturage bumaze iminsi numva amatiku yanyu muvuga yuko izi modoka za Sipiro ni ziza zizamara abantu ndetse zizagonga abantu. Ese kuki mwumva yuko ikinyabiziga kigiye gusohoka kizagonga abantu? Nimba moto zarabuze feri, ikibazo ari icy'abashoferi, kandi ubuyobozi bwa Sipiro bukaba bwavuze yuko umushoferi wese uzajya uhabwa imodoka ya Sipiro azajya amara icyumweru cyose bari kumutoza uburyo ki azajya atwara iyi modoka. Murumva hari ikibazo kirimo? Ahubwo Sipiro ni igisubizo ku banyarwanda. Njye ndumva Sipiro ari igisubizo ku banyarwanda. Ese iyi mihanda ya KBS baciye mu muhanda yanditseho bisi only, tujya ducamo mu muhanda bakatwandikira dufite imodoka zindi zitari bisi twazicamo bakatwandikira, bifite aho bihuriye na zino bisi za Sipiro? Bifite aho bihuriye? Yego bifite aho bihuriye koko 100%. Ndabahereza ibimenyetso bitandukanye. Imihanda ya bisi only igiyemo vuba mu muhanda. Murabizi ko ni amezi 3 ashije, ni nk'amezi 3. Noneho ejo bundi nibwo itangazo rindi risohotse ngo KBS za Sipiro zikoresha amashanyarazi zigiye kuza mu muhanda. Bivuze ngo bifitanye ihuriro cyangwa bifitanye amasano. Iriya mihanda bayiciye mu muhanda kugira ngo bisi zizajye zibona uburyo kizihutana abantu bace akajagari kaba muri gare, ngo imodoka ngo bayitegereje ngo ntabwo iruzura, ko abaturage barekana ngo imodoka iramara igihe kinini ngo itarahaguruka. Ibi ngibi rero babyanzuye gutya, cyane niyo mpamvu baciyemo ino mihanda. Iki gitekerezo ni icy'abaturage kugira ngo bajye bagirira ku kazi igihe. Iki gitekerezo rero abaturage kukizana nibwo leta yagishyize mu bikorwa, ibona yuko bikwiye ko abagenzi bakwiye kwihutishwa bakajya mu kazi gushaka amafaranga n'ibitunga umuryango. Izi KBS rero za Sipiro zigiye kuza, igiciro kizaba ari nk'umuneke. Abenshi bamaze iminsi bahwihwisha ngo zizamara abantu. Izi KBS buriya ikintu cyashatse kuba ntago cyabura kuba, n'imodoka isanzwe ikora impanuka. Dore ko nabishyize ku rukuta rwanjye rwa Instagram, abenshi baravuga ngo izi KBS ngo ntizizasohoke, abandi ngo zizasohoke, abandi ngo wavutse, abandi ngo n'indi yakora impanuka. Nigerageje gushyira ku rukuta rwanjye rwa TikTok, abenshi noneho batsamira hejuru bavuga yuko izi modoka batazishaka mu muhanda. Ese mwebwe mudashaka zino modoka nimwe mwazi zikoze? Imodoka iyo yose yakora impanuka. Reka nanzure aya makuru mvuga yuko ubuyobozi bwa Sipiro bwageneye abanyarwanda aya magambo.
Sipiro ni ikigo gishinzwe cyangwa Sipiro ni ikigo gikora ibinyabiziga, gikora moto ndetse kigakora n'imodoka. Ngira ngo Sipiro mu minsi iri imbere iraje yigaragaze, ibereke ibinyabiziga yakoze ibikiri mu muhanda nk'abanyarwanda, bizabagirira akamaro ndetse bitume serivisi zanyu zihuta, bibageze aho mugomba kugera kandi nta kibazo mugize. Abashoferi bazatwara bino binyabiziga bazaba baratojwe, baranabyigiye. Gusa yongeye kubifuriza umwaka mushya muhire, uzabarye muzawurye ntuzabarye. Ndabakunda cyane, nanjye reka mbifuriza umwaka mushya muhire. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano, amakuru nakagaruka. Nibirirwa bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, fungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Ndabakunda cyane, amakuru nakagaruka. Kora subscribe, fungura inzogera.